saa 6:12 ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu 2024 ikinyamakuru igihe cyandikira mu Rwanda cyasohoye inkuru ifite umutwe uvuga ngo Burera umugabo yise umwana wa Vladimir Putin biteza impagarara mu karere kose. Uyu mwana yitiriwe Vladimir Putin, umutegetsi w'icyamamare cyane uyobora Uburusiya, wumvikanye kenshi nk'ikibazo kiremereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubusanzwe yita umuyobozi w'isi yose. Ku mugabane wa Afrika ni ibihugu byinshi abaturage benshi bakunda Perezida Putin kuruta nuko bakunda abaperezida babayobora. Ku mbuga nkoranyambaga nta mutegetsi cyangwa umuperezida ukunzwe ku rwego nk'urw'uyu mugabo utavuga menshi na make avuze akayavuga gake. Ni umugabo utegeka igihugu cya 9 gifite abaturage benshi ku isi hose. Uburusiya butuye n'abaturage barenga miliyoni 144. Twamaze kugera mu murwa mukuru w'Uburusiya, Moscow, umujyi usa nka paradizo abantu benshi bifuza guturamo, ariko si abantu benshi bawutuyemo baturutse hanze yawo cyangwa baturutse hanze y'Uburusiya. Uyu ni umwe mu mijyi yubatswe kera cyane bituma unashyirwa mu myanya y'imbere cyane, mu mijyi bama amayobera menshi cyane n'ibindi bintu byinshi bisa nk'ibicanganye ariko nanone bisa nk'ibiteye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Moscow ni umujyi uhisha ibintu byinshi cyane, ndetse ni umujyi ufite igice kinini cyane cyubatse munsi y'ubutaka ahatazwi ibiberamo. Mu by'ukuri ni ibiki bihishe munsi y'uriya mujyi? Nayahe mabanga ari inyuma y'inkuta zubatse ziriya nyubako atavugwaho rumwe? Muhaye ikaze mu gice cya kabiri cy'urugendo rurerure turi gutemberana mu gihugu cy'Uburusiya, turebera hamwe ibintu byose bigirwa ibanga biri muri iki gihugu. Nimba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi, ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ku isi yose hari abantu barenga miliyoni 125 bakoresha urubuga rwa YouTube, atari ukureba video z'abandi gusa, ahubwo barengaho bakabyaza YouTube umusaruro. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abarenga miliyoni 4 aribo bakoresha internet mu buryo buhoraho, kandi mu banyarwanda 100 bakoresha internet, muri bo 2 cyangwa 3 baba bafite imiyoboro ya YouTube, ibi twita YouTube channel. Bivuze ko mu Rwanda hari abantu batunze YouTube channel bari hagati y'ibihumbi 98 kugeza ku bihumbi 147 cyangwa se barenga ntawamenya. Ni benshi kurenza uko wabikekaga, kuko abantu kurikirana kuri urubuga rwa YouTube b'abanyarwanda urabizi neza ko ari bake. Nanjye nuko tuzi bake, abandi benshi bisa nkaho bizabasaba imbaraga nabo ubwabo bataramenya uko zingana. Uyu munsi mu Rwanda mu bantu bakorera ku rubuga rwa YouTube binjiza agatubutse kurenza abandi. Hari amahirwe menshi ko YouTube channel zabo zigenzurirwa cyangwa zaturutse ku muryango w'abitwa Mufasa bagize cyitwa AC Social Media Management Agency. Aba batinzwe no gukanda buto yo gukora YouTube channel, ahasigaye mu minota itageze mu isaha ikaba yamaze kugira abantu bayemerera kuba yahembwa. Mu gihe kitageze ku cyumweru kimwe gusa, YouTube channel zabo ziba zinjiza amafaranga barirwa muri za miliyoni. Ibi n'aba content creator bo mu Rwanda benshi batatinyuka no kurota. Iki ni cyo gihe ngutandukane n'abakugurisha abagukurikirana b'amarobo badateze kureba ibintu byawe. Muri ACSMM iwacu ibitekerezo bibyazwa za miliyoni. Uratuvugisha ukatubwira ko ukeneye ko tugukorera YouTube channel cyangwa ukeneye YouTube channel yo kugura, ahasigaye ukibonera ibitangaza. Tunazamura imbuga zindi nka Instagram, X yahoze yitwa Twitter na TikTok, yaba kuzamura aba followers, like, comment n'ibindi nkabyo. Nicyo gihe ngo wagura imikorere yawe kandi wunguke bihwanye n'uko ukora. Hamagara cyangwa wandikire ACSMM aka kanya kuri nimero yabo 07 98 35 45 76. Twitwa Mufasa, abatumenye baratwirahira. Gusa nubwo uyu mujyi ari mwiza, buri wese yifuza kuwugendamo no kuwuturamo cyangwa kuwufatiramo amafoto. Bivugwa ko hafi y'insengero ndetse n'imwe mu minara miremire ngo hari ahantu hajya humvikana gusona kw'ijwi ridasobanutse
ijwi rikamera nk'iriri mu gikombe risa nk'iryisubiramo ukuntu rigenda ubudahagarara kandi nta muyaga uhari, ndetse n'inzogera zo ku nsengero ubwazo ziri hamwe nta muntu uri kuzinyeganyeza cyangwa kuzikubaganya. Amajwi agakomeza kumvikana ariko ntumenye aho ari guturuka, wagira ngo ari nko muri kuteri, nanone ariko ukumva ari kure cyane. Ibi bintu byaba ari shyashya? Mu bihe byashize, igihe Uburusiya bwari bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, icyo gihe Abasoviyeti bari bafite amatware manini cyane buri wese yumvaga agahabuka. Ni hamwe mu hantu hari inganda nyinshi ziteye imbere, guhera ku nganda zakoraga imashini z'ubwoko bwose, izakoraga imyenda, imiti n'izatunganyaga ibiryo. Cyari igihugu kinini cyane, cyari kigizwe na leta zigera muri 15 zarimo Uburusiya, Ukraine, Georgia n'ibindi byinshi. Kugeza ubwo mu myaka yo kuva mu 1980 kugeza mu 1990, izi leta zatangiye gushaka kwigenga ukwazo nk'ibihugu aho gukomeza kuba leta zibarizwa mu kindi gihugu. Ahanini bitewe n'uko hari ibibazo byinshi mu gihugu bijyanye n'ubukungu, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zisa nk'iziri gucika intege, hari kuba yihindagurika mu butegetsi kandi abantu benshi bashaka ubwisanzure burenze ubwo bari bafite. Byageze ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mu 1991, icyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyahindutse ibihugu bigera kuri 15. Ariko Burusiya nibwo bwari bunini, ni nabwo bwakomeje kuba bunini, ni nabwo bwari bwarahoze ari nk'aho ariyo leta isa nk'umurwa mukuru w'izo leta zombi. Niho hakorerwaga byose, niho hari hubatse inyubako z'ikinyejana, niho hakoreraga abategetsi bose, hari n'ibiro byabo byose ndetse n'ibikorwa remezo byose niho byashyirwaga. Muri make n'ubundi Uburusiya nibwo bwari igisobanuro cyuzuye cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Rero ibihugu bimaze gutandukana, ibi byose byari byarasigaye mu Burusiya. Niyo mpamvu mu murwa mukuru w'Uburusiya, Moscow, hubatsemo inyubako nyinshi zisa nk'aho ari izo mu bihe bya kera cyane. Inyubako nyinshi zahoze ari inganda zikomeye, ariko nyuma yo gutandukana kw'ibi bihugu, izi nganda zaje gufunga, aho zakoreraga hahinduka ibizu bitagira abantu. Zimwe muri izi nyubako ziracyahari ariko nta kintu kirimo. Ni ibizu binini cyane birimo imashini za kera zashaje, ariko zikabamo ubuvumo bwijimye bwacukuwe munsi y'izo nyubako. Ubuvumo burebure bwubatswe kera cyane bwakoreshwaga n'abakozi bakoreraga muri izo nganda, ariko ntawe uzi ngo ubwo buvumo bwakoreshwaga iki. Ni ahantu hasa nk'ahateye ubwoba, kuko byonyine no kujyana mitoroshi uramurika ukamera nk'umuritse mu kirere kijimye. Nta herezo ririmo. Muri izi nganda zatawe hagiye harimo n'ibyumba by'ibanga bihishe, ku buryo harimo n'ibyumba bidafite imiryango cyangwa amadirishya. Abatuye hafi y'izi nganda bavuga ko hari ubwo hajya humvikanamo urusaku rudasanzwe mu masaha y'ijoro, wagira ngo ni urusaku rw'abakozi bari mu kazi mu masaha y'akazi, nk'uko wakumva urusaku rwo mu gakinjiro ka Gisozi rw'isa 5 z'igitondo. Urwo rusaku karugumva mu masaha y'ijoro mu nzira irimo ubusa. Hari abashakashatsi bagiye binjira muri izi nganda bavuga ko bagiye babonamo ibicucucucu bisa nk'iby'abantu utamenya aho biturutse, ubundi bakongera kubishaka bakabibura. Ibaza ariko ahantu ba wamfungure bo ku mihanda batajya bajya gukambika kandi ari ibizu by'amataje bitagikoreshwa, nta kintu wumvamo. N'imbere mu murwa mukuru wa Moscow ahitwa Kremlin niho byose bibera, ni kwa Perezida Vladimir Volodymyrovich Putin. Ni umujyi uri muri Moscow ariko ukikijwe n'inkuta ndende zitukura, bikwibutsa ko ahatari aha buri wese. Niho hantu hubatse inyubako za leta ziganjemo ibiro by'abategetsi bakomeye mu Burusiya hose, niho hakorerwa inama za leta, ni naho imyanzuro yose ifatirwa Abarusiya ibera, ndetse n'ireba isi yose mu gihe biri ngombwa. Mbega ni nka White House ariko y'Uburusiya. Ni ahantu hubatse inyubako ndende zirenga 20 zibarizwa mu minara. Ni agace kubatsemo ingoro z'abami bategetse ubwami bw'Abasoviyete mu myaka ya kera cyane, mu gihe abami babo bari bakitwa ba tsari. Mw'imbere urenze izi nkuta zitukura hubatsemo insengero za kera cyane zifite ibisenge bya zahabu, hakabamo inzu ndangamurage zimanitsemo amakamba y'abami bategetse Uburusiya, intebe z'ibyubahiro bicaragamo zitatse zahabu ndetse na za diyama n'indi mitungo ihambaye cyane yahoze ari y'aba bami b'Abarusiya bitwaga tsari. Aha hose hafatwa nk'umurage w'isi muri rusange, kuko ni ahantu h'ingenzi cyane ku mateka y'isi. Abantu benshi batekereza ko Kremlin yaba ari inyubako imwe gusa, ubwo akaba ari ingoro ya Perezida Vladimir Putin gusa, ni nako uzumva benshi bakubwira, ariko baba bibeshye cyane. Kremlin ni umujyi ugizwe n'inyubako zirenga 20 za leta, zirenze kuba ari agatangaza, ahubwo zihenze kandi zibitse ubutunzi buruta uboneka mu zindi nyubako zose ziri kuri ubu butaka bw'isi. Ubyumve neza ko uyu mujyi munsi yawo huzuyemo ubuvumo butazwi umubare, hatazwi igikorerwamo, kandi bwose ni ubwa leta, bukoreshwa n'abajenerali bakomeye mu gisirikare cyose cy'Uburusiya. Hari amakuru avuga ko munsi ya Kremlin
harimo gereza y'ibanga abarusiya bakandiramo abashaka kubigiraho ibyo nazi, yaba abo mwimbere mu Burusiya ndetse n'ibyihebe byigomeka ku Burusiya bibarizwa hirya no hino ku isi. Ufashwe azanwa muri iyi gereza iri munsi ya Kremlin, hakabamo n'inzira kandi ica munsi y'ubutaka igahinguka mu yindi mijyi iri hanze ya Moscow, ku buryo ngo hari igihe Perezida Vladimir Putin agaragara mu yindi mijyi kandi atigeze akoresha imihanda yo ku butaka cyangwa indege. Muri Kremlin hagiye hanarimo ibyumba by'ibanga cyane hatazwi igikorerwamo. Hagati mu myaka yo mu 1530 kugeza mu 1544 hariho umugabo witwaga Ivan IV Vasilyevich ukunze kwitwa Ivan the Terrible. Niwe mwami wa mbere wayoboye Uburusiya mu bitwaga Tsar. Niwe wabayeho bwa mbere muri aya matware, ni nawe wayabayemo y'ubutegetsi bwa Kremlin muri iyo myaka yo mu 1500. Uyu mwami bivuga ko yari afite isomero ry'ibanga cyane ngo ryari rigizwe n'ibitabo bya kera cyane uyu munsi byaciye bitakibaho, birimo n'ibitabo by'iyobokamana bivuga ko byakuwe mu gitabo cya Bibiliya. Muri iryo somero bigakekwa ko ryaba ririmo n'ibitabo bya kera cyane by'Abagiriki n'Abaromani, kugeza ku nyandiko bivuga ko zihishe ubutunzi bwahoze ahitwa Constantinople. Ni umujyi wa kera cyane wahoze ari umurwa mukuru w'Abaromani n'Abataliyani ndetse n'ubwami bwose bw'abitwaga Ottoman. Bivugwa ko rero ibi bitabo byose byaba bimaze imyaka irenga 1000 ndetse ngo bikubiyemo ibintu by'amabanga cyane bikekwa ko byaba byanditse mu rurimi rwaba rutanagikoreshwa. Ni kenshi iryo somero ryashakishijwe kuva mu kinyejana cya 19 ariko kugeza n'ubu nawe uramenya ngo ryaba riri. Gusa ikizwi nuko riri ahantu runaka mu buvumo buri munsi ya ziriya nyubako zigize Kremlin. Ariya mazu yose ubona agize Kremlin yubatswe ku bufatanye n'abainjeniyeri b'abahanga b'Abataliyani. Niyo mpamvu zubatse mu buryo bujya gusa nk'imyubakire ya kera y'Abataliyani. Ni inyubako zubatswe n'Abataliyani mu myaka yo mu 1400 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ese wari uzi ko umujyi wa Moscow mu Burusiya hari igihe wigeze gufatwa n'inkongi y'umuriro ukaka ukagurumana ugakongoka? Uti byagenze bite rero? Mu 1812 umwami w'abafaransa Napoleon akaba umwe mu bagabo b'abahanga cyane mu mateka y'isi mu buhanga n'ubumenyi bwose bwa gisirikare, by'umwihariko kuyobora amaoperasiyo ku rugamba. Icyo gihe afasha abasirikare b'abafaransa barenga 600 abaha intwaro n'ingabo, aburiza amafarasi aberekeza mu burasirazuba gutera ubwami bw'Uburusiya. Napoleon yumvaga Uburusiya ari akantu toto kari buze kumworohera kuba yagafata akakigarurira gutyo gusa, ariko icyabaye si cyo yakekaga nta nubwo yari yagiteganyije. Abasirikare binjiye mu Burusiya ubona rwose nta cyabahagarika, bigaragara ko rwose mu Rusiya atanakoramo. Icyabaye n'ikirere icyo gihe abasirikare b'abafaransa bari bayobowe n'umwami Napoleon binjiye mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow, barawuzenguruka bawinjiramo mwimbere mu mujyi mpaka bageze hagati, ariko basanze mu mujyi hose wa Moscow nta muntu n'umwe uhari, nta n'inyoni itamba, ahantu hose hatuje wagira ngo abaturage babimwe. Abafaransa bakiri kwibaza ibyo ngo ni ibiki, bagiye kumva bumva umujyi wose wa Moscow impande zose hatangiye guturagurika, babona ahantu hose hafashwe n'inkongi y'umuriro. Napoleon areba, umwami yikangamo. Inyubako zose zari Moscow zafashwe n'inkongi y'umuriro zirashya, ahantu hose haragurumana. Ubundi bibyitwa scorched earth. Abasirikare bo barabizi cyane, tugiye kugendana 5 kuri 5. Scorched earth ni tekinike ya gisirikare, aho abasirikare, igisirikare runaka cyangwa igihugu kirimbura ibintu byose by'ingenzi kugira ngo umwanzi ataza kubikoresha. Kambi gusobanuye neza mu buryo bworoshye, ni igihe igisirikare cyangwa igihugu cyamenye ko cyatatswe gitewe n'ikindi gisirikare cyangwa ikindi gihugu kibarusha ingufu ku buryo kukirwanya bidashoboka, niyo barwana amaherezo ari ugutsindwa. None icyo gihe igisirikare cyangwa igihugu kikiga amayeri yo kubareka bakaza batiriwe babarwanya, bamara kugera hagati mu gihugu batangiye kwiyumva nk'abatsinze urugamba, ba nyiri igihugu bagahita batwika ibintu byose byo mu gihugu, cyane cyane ariko bahereye ku biryo, bagatwika inyubako, bagatwika ubutunzi bwose n'ibindi bintu byose by'ingenzi, ku buryo umwanzi ari buze kubura ikintu na kimwe aza gukoresha. Dore uko bikorwa: bahera ku myaka ikiri mu murima bakayitwika, bagatwika inganda, bagatwika amaduka acuruza ibiryo, bagatwika ibiraro byinjira mu mujyi cyangwa igihugu, bagasenya imihanda, bagasenya amazu yose kuko n'ubundi abaturage baba bamaze kwimurwa mu mujyi, ndetse n'amatungo yose bakayahungisha. Ibi bivuze iki rero? Iyo umwanzi yateye igihugu yamaze kukigeramo, yamaze kugifata byarangiye, mugahita mwangiza ibi byose, bamusa nkaho mumwisha ahagaze, ntacyo aba kivuze. Icyo gihe umwanzi n'abasirikare be nta byo kurya baba bafite, amazu bakagombye kubamo aba yamaze kwangizwa, ibitoro byangijwe, imihanda n'ibiraro byasenywe ku buryo nta n'ubufasha bushobora gutumizwa hanze y'umujyi cyangwa igihugu. Iki gihe umwanzi aba yaje azi ko agiye kubigarurira, akisanga ahubwo yigaruriye amatongo
kandi ahubwo aho bibera bibi abasirikare be baba bamaze gucika intege, noneho urugamba rugatangira bundi bushya, umwanzi agakubitirwa mu matware yizanyemo. N'ibyo byabaye icyo gihe mu Burusiya, noneho hahise hiyongeramo n'uko ibihe by'ubukonje byahise byicokamo. Icyo gihe ubukonje bwafatanyije n'inzara ndetse n'igisirikare cy'Uburusiya kwica abasirikare b'abafaransa, batangira gusubira inyuma bahunga umujyi w'Abarusiya, barongera barawisubiza. Ubyumve neza ko mu basirikare barenga 600 b'abafaransa binjiye mu Burusiya, ababashije kugaruka i Paris ari bazima bari munsi y'ibihumbi 100. Si ubwa mbere uyu mujyi wa Moscow warokotse igitero kiremereye cyane nk'iki, ahubwo uyu mujyi mbere y'uko haragerwaho uburyo bugezweho bwo kurwanya inkongi z'umuriro, uyu mujyi ni kenshi wagiye ufatwa n'inkongi y'umuriro ugafatwa ukakugurumana hafi ya buri kintu cyose kiri muri uyu mujyi kigashya kikabivu. Mu mateka yose y'intambara zigeze zibaho mu mateka yose y'isi, icyitwa Barbarossa niyo operasiyo ifatwa nk'igihangange mu zindi zose zo gutera igihugu. Iyo operasiyo yakozwe n'Abadage mu gihe bari bayobowe na Hitler mu 1941 rwagati mu ntambara kabiri y'isi yose. Abadage bashakaga gufata Uburusiya, kandi buri ushaka gufata igihugu umurwa mukuru buhagije gusa kugira ngo igihugu cyose aba gifite mu biganza. Icyo gihe abasirikare babarirwa mu mamiliyoni b'Abadage binjiye Uburusiya bitwaje burende n'ibindi bifaru by'agatangaza byari bigezweho icyo gihe, bafite n'indege mu kirere, bumva Moscow birabatwara iminota mike cyane kugira ngo babe bigaruriye uwo mujyi. Ariko ibintu byose bisa nk'ibyaje mu kidobya. Igihe igisirikare cy'Ubudage cyari mu mbibi z'umujyi wa Moscow bawuzengurutse bawugose, mw'imbere mu mujyi abasirikare bari biteguye bihagije, bahereye kare bategura ibyo kuza kubakiriza. Icyo gihe umujyi wose wa Moscow wari wamaze gucukurwamo ibyitwa trenches, yaba imyobo y'ubwirinzi ikoreshwa ku rugamba. Umujyi bagiye barawupangamo ibifuka bimwe bikoreshwa ku rugamba, bapangamo inkuta z'ubwirinzi mu ntambara. Umujyi waragiye ugirwa nk'ikibuga cy'umurwano mu buryo bwuzuye. Ibi byagombaga no guca intege ibifaru byose by'Ubudage byarindwaga mubi muri iyo myaka. Abarusiya baragiye bubaka ibyitwa Dragon Chief, amenyo ya Dragon. Ni bloke bagiye bubaka ahakikije umujyi hose. Ni bloke zari zikoze muri beto zikomeye cyane, zifite ishusho nk'iy'amenyo kandi zityaye, ku buryo nta gifaru cyaca hejuru y'izo bloke uko cyaba gikomeye kose, iminyururu n'uguhita ituragurika. Igihe cyari gito cyo kwitegura igisirikare cy'Ubudage, niyo mpamvu ibi bitakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya gusa, ahubwo banabifashijwemo n'abaturage basanzwe b'abasivile. Aba bari biganjemo abakozi bo mu nganda, abari abanyeshuri muri za universite n'abarimu babo. Barangije Abarusiya barituriza, Umudage biramurenga biramucanga. Hinjiramo ibihe by'ubukonje, ibikoko by'ibifaru byari bikanganye icyo gihe by'Abadage, moteri zabyo ziragenda zirakonja ziragagara, ibifaru bihinduka imburamumaro. Kandi abasirikare nta nubwo bari bitwaje imyenda yabarinda ubukonje bungana gutya. Umurusiya habera Umurusiya icyo gihe yahise yegura ibifaru bye byarindwaga mubi, byari byaramenyereye ubukonje, agukubitira Umudage amuteruye kiramurenga, arinda hunga. Iki ni kimwe mu byerekeje intambara ya kabiri y'isi yose ku iherezo yagize. Umujyi wa Moscow icyo gihe wongeye kurokoka ubwo. None uyu munsi n'umwe mu mijyi iyoboye iyindi ku isi hose mu bwiza bigoye gusobanura. Uyu munsi muri uyu mujyi wa Moscow hari inyubako y'agatangaza cyane yitiriwe imiryango 100, The House of $100. Ni inzu yatawe itagikoreshwa, ariko abatuye hafi y'iyi nzu bavuga ko imiryango yayo itaguma hamwe. Hari igihe imiryango iba ihari ubundi ikabura. Tekereza kubona inzu isanzwe ifite imiryango mu masaha y'ijoro ukabona nta muryango ifite, ni ikintu kiri aho kimeze nk'ibuye. Ni ukuvuga ngo ku manywa inzu ibisanzwe ifite imiryango iri inzugi zisa nk'izishaje ukuntu, ariko mu masaha y'ijoro iyo wegereye iyo nyubako ubona imiryango yimutse, iri aho itahoze kare, aho yahoze hari igikuta wagira ngo nta n'umuryango wahigeze. Hari n'igihe iyo miryango ibura burundu, cyangwa se kwimukira ahantu bisa nk'aho uyinjiyemo adakomeza mu nzu, ahubwo yerekeza ahandi hantu runaka hasa nk'ahatabaho. Abantu benshi bizera ko uwinjiye muri iyo miryango ashobora guhingukira ahantu atazigera abasha gusohoka mu buzima bwe bwose. Kandi ku manywa iba ari inzu isanzwe yatawe yiberamo ubucuramo. Hari n'abashakashatsi bagiye binjiramo ntibagaruke, bagashakishwa, bakamara icyumweru cyose bashakishwa mu nzu, ariko abantu bakabura burundu. Ibi ababyumvise bose babitera amabuye bari hanze y'aka gace, ariko nta n'umwe muri bo muri abo ngabo babitera amabuye ujye utinyuka kwinjira muri iyi nyubako mu masaha y'ijoro. N'umusinzi arasara akagira umupaka. Ibi bintu bisobanuye iki? Ni ibiki bibera muri ziriya nyubako zitagikoreshwa, zitabamo abantu i Moscow mu Burusiya?
ni naha dusoreje igice cya kabiri cy'ikiganiro turi gutemberanamo ibice byihariye kandi bitangaje cyane bigirwa ibanga mu Burusiya. Duhurire mu bice bikurikira. Niba ari ubwa mbere wari usanzwe uri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.